Ndabashuje inshuti bakunze amakuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kubagezaho nk'abandi Frank Rusanga. Kuri uyu munsi tujye kurebera hamwe iteganyagiye ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 13 ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka wa 2024. Ku munsi w'ejo biteganyijwe yuko mu gihugu cyacu tuzagira imiyaga iringaniye izaba ituruka mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu bice by'uburengerazuba igahurira mu gihugu hagati, bikazatuma tugira imvura henshi hagiye hatandukanye mu gihugu. Mu ntara y'Amajyepfo mu masaha mu gitondo ku munsi w'ejo biteganyijwe ko nta mvura tuzagira, tuzaba dufite ibicu byinshi n'ubushyuhe buri hagati ya -14 ndetse na -16. Mu ntara y'Iburengerazuba naho biteganyijwe ko nta mvura tuzagira, aha ni mu masaha ya mu gitondo ubushyuhe buzaba buri hagati ya -14 ndetse na -17. Intara y'Amajyaruguru naho biteganyijwe yuko mu turere twose tugize iyo ntara tuzaramukana ibicu byiganje bitazatanga imvura. Mu masaha ya mu gitondo ubushyuhe buzaba buri hagati ya -14 ndetse na -16. Akarere ka Gicumbi niko kazaba gakonje ugereranyije n'utundi muri iyo ntara y'Amajyaruguru. Naho mu turere tugize intara y'Iburasirazuba biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo tuzaramukana imvura iringaniye mu turere twose tugize iyo ntara n'ubushyuhe buri hagati ya -16 ndetse na -17. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo tuzaramukana imvura n'ubushyuhe bwo hasi bwa -16. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe yuko mu ntara y'Amajyepfo tuzagira imvura izumvikanamo inkuba mu turere twose tugize iyo ntara n'ubushyuhe buri hagati ya -23 ndetse na -25. Mu ntara y'Uburengerazuba naho biteganyijwe yuko tuzagira imvura izumvikanamo inkuba, ubushyuhe buzaba buri hagati ya -21 ndetse na -24. Mu ntara y'Amajyaruguru naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe ko tuzagira imvura izumvikanamo inkuba, ubushyuhe buzaba buri hagati ya -21 ndetse na -25. Intara y'Iburasirazuba nubwo mu gitondo tuzaba twagize imvura, no ku gicamunsi tuzakomeza kugira imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe bwa -C hagati ya 23 na 26. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe ko ku masaha y'igicamunsi tuzagira imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe bwa -C 27. Umujyi wa Kigali nawo uzapimirwamo ubushyuhe bwinshi ugereranyije n'izindi ntara z'igihugu. Naho mu minsi 5 iri imbere biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira imiyaga ihehereye ndetse n'ibicu biremereye bizakomeza kuduhereza imvura uhereye kuri uyu munsi kuzageza ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Byumvikane yuko imvura tukiyifite muri iyi minsi 5 iri imbere. Nsoze mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko izuba rizarasa isaha ya 11:57 za mu gitondo rikarenga isaha 12:20 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru yiteganyagiye naho utaha mugire ibihe byiza.